Ya murakaza neza kuri Mozemax Empire tuwanje gusoza abantu bakurikirana Mozemax Empire badahwema kudushyigikira dusoje majyepfo amajyaruguru iburengerazuba iburasirazuba hano nkaba ndi kumwe n'abakobwa nikanze uziko nikanze murakoze cyane kutwakira kuri Mozemax Empire yego. Okay, ikaze murarifite mwibwira abakurikiye Mozemax Empire umwe kuri umwe. Ivete Twin. Muraba twin. Yego. Muri impanga muri make. Cyane. Ese impanga konzi ko zihuza ibintu byinshi nk'ubu nkamwe muri impanga. Yego. Se tumumaje gukura nago muri abana. Nka buriya nkiyo mugiye koga, mujyana koga. Yego nago biba buri gihe na rimwe tujyanayo ariko murajyana yego koga mugatsiritana byabaye ngombwa yego ko numva bidasanzwe bya bintu none se ubwo ngubwo nkiyo muri koga nkamwe impanga ni nkahe mukunda kureba mukavuga ati tumaje gukura koko mabere yego ya n'ibindi nyine biza nyuma yuko umuntu yakuze yego ku mabere n'ibindi biza nyuma yuko yakuze ubwo se umuntu ibintu biza nyuma yuko umuntu yakuze ni nk'ibiki birabyerekana incakwaha yego n'icya yego n'imihango ukayibona yego ibyo ngibyo biba bigaragaza ko umuntu yakoze cyane ngo ni Ivene hariyo ni Ivona yego wowe ni Ivete no Ivona nawe araturanyije hano kuri Mozemax Empire rwose none se Ivona na Ivete yego nk'abantu ndabizi ko impanga zijya zihuza utuntu twinshi umwe yarwara n'undi akarwara nkamwe bimeze bite byubatse gute mu buzima bwanyu? Okay. Njyewe iyo ndwaye yego nkakira Ivona kurikiraho karwara nawe agashira igihe yego nawe agakurikira nanjye nkamukurikira mu kurwara cyangwa se kimwe nanone tukarwarira rimwe mukahita mugendera rimwe yego ubwo bivuze ko ni munapfa muzapfira rimwe oya wapi kurupfu mu rutinya nta muntu wamenya ibyo ari byo ariko ari nk'impanuka twese turi mu rugendo tayari mwaca amasheni none se Ivona na Ivete hari nk'ukuntu wenda njyewe ndi umusore cyangwa Mugisha Ernest sibyo ugasanga wenda aje nko gutereta Ivete sibyo yego ubwo na Ivona ni hari igihe yashiduka byagendeyemo nanjye nkusubije ndamutse muye nkamukunda yego ntago nakita ati twin yamukunze ubwo nakisanga ari ibyo nyine ntago twarwana ntago mwarwana yambwiye ko yamuterese nkabyumva nanjye kandi nkabanzi ko mukunda twazica tweganira mukaganira nande rero sasa aganira na Ivete uburyo nyine yamuterese akemera abashe n'abashushu noneho ngiye nanjye nkaza kumukunda nyuma yego nyine ubwo ni kumwisobanura mu bya TCV nanjye se shaka namukunze twamufatanye na mapasere icyo gihe nakemera gusangira nawe ntago wakemera gusangira nawe ntago wabyemera none se kandi muhuje tuvuga urugero hari impanga ziba zihuje rojine sibyo wenda umwe agakunda n'undi agahita akunda indirect agakunda nk'uwo mugenzi we yakunze sibyo akenshi ugasanga no mu makwe y'abo bantu hari nimba ari muri Nigeria byabaye mbona impanga eshatu zashatse umugabo umwe ku mafoto bose bambaye ivara umwe ateruye amaguru undi ateruye igihimba undi afite umutwe bose bamushatse nyine bamwifotorezaho bamutambitse nkamwe mwebwe ntago ariko bimeze ntago abantu bose nyine bahuza ijana ku rindi kuko mba nitwa umuntu nakeba yitwa umuntu ikintu kiduhuza rero tukavuga ko n'ibintu byinshi tubihuriyeho kuko ibintu byinshi tubihuriyeho kuko n'isura turasa ntabwo dutandukaniye yego none se tuvuga urugero nk'umuhungu wenda aje iwanyu gutereta atereta wenda Ivete agakubitana na Ivona kuko urabona murasa
ubwo Ivone yamubwira ko atari we Yvette byagenda gute? Icyo gihe nanjye ndamutse mukunze ugahora kandi wenda ntazi ko atereta Yvette. Yego. Nkamubona nkamukunda. Atamvuga ati I'm confused nyine gusa nabyakira. Bimenya nyuma nyine nkumva ko yakundanye na Yvette it's okay. Yego. None se ubizi ko bakundana? Nka Yvette yarabikubwiye. Ukabona wa mutipa Joan. Kandi wenda hari utuntu tumwe na tumwe numvishe mugiye muhura. Bigateba ko nawe tukomfirima ugahita umukunda. Ntago nazuyaza. Ntago wamubwira kuri Yvette. Mubwirira iki kandi nge naramukunze nanjye zabwo nanjye mushaka. None se hari nk'ikintu kimwe njya mbona. Nk'ubu wenda Joan aje nko gusaba. Sibyo? Aje gusaba muri cyagiye wenda bavuga ngo umukobwa baramwerekanye. Hakiyerekana umuntu umwe cyangwa mwaza muri babiri. Icyo gihe byaterwa na beginnings uko byabaye nyine. Yego. Ko nabwo byajya kugira aho ngaho atabizi cyangwa utabizi. Yego. Yego. None se reka mbabaza. Hari nk'ukuntu umukobwa akundana n'umusore. Yego. Urukundo rwabo rukagera kure ugasanga bisanze baryamanye mbere yuko babana. Wenda aryamanye na Yvette. Sibyo? Yego. Nubwo aryamanye na Yvette ntagazi Ivone. Tuvuga urugero abantu bageze ku rwego rwo kuryamana hari umubano runaka uhambaye baba bafitanye. Wenda atarakubonye agahura na Ivone. Sibyo? None ukabona we haragusohoje, sibyo? Wewe wenda Yvette yarakuganirijeho uwo mutipe mwahura byagenda gute? Wamusuhuza naye nka Ivone cyangwa? Namusuhuza bisanzwe kuko nyine kuba ntaramubonye nanjye atarambonye nkaganiriza Yvette amwati ntabwo namubwira byose nyine ngo byagenze gutya na gutya ati wa muhungu twahuye gutya na gutya. Yego. Byabaye se? Oya kanako kumubwira ngo byabaye kareka mbabarira. Ariko nge namubwiza ko nkamubwira ko ntari Yvette. Akagira uko yitwara. Nge nanone nabangira ngo ndebe uburyo ukuntu ari kwakitinga ari kunyakitingaho bireba bikanancanga ahubwo hagira amakenga yo kumenya ibiri gukurikira mbere none nibiki uri kujya mbere wati going on. Yego. None hari ikindi kintu kiraha. Mwese mugize ikintu wenda muhuriye ku muhungu muramukunze. Yego. Umwe yaharira undi cyangwe urapfusha ugaheza shoka nyine ukavuga ata aramujyana cyangwa nuko nyine cyangwa nk'imanga ukabonaje gusa arashatse Ivona ugasanga na Yvette agendeyeho kuko babana ari impanga. Mugira gushaka se ibyo bintu mutarabiganiye ngo muvuge gutya na gutya. None se ubwo mumuhuriyeho mwese mumukunda mumukunda rwa rundi rwo gupfa. Nje reka nkubwire nje nka Ivona mukuru ukuri Yvette ukuntu byagenda navuga ati twini arababara nanya nkishyira ese ndababara. Yego. Ati nabona nundi wana. Yego. Nkaheza nkahumiriza mwatoke mujyane nari cyangwa mwakifata mukabiganiraho muri babiri mukavuga ngo twese tujyane. Yego. Mwese akabyemeye nje nanjye nta kibazo ayari n'umuhungu twamwate uratujyana turi babiri cyangwa tujyana. Yego. Yabyanga nuko nyine. None se ubwo urumva yabyanga yaba agiye kwiyongeza undi? Nta kibazo yabyanga nawe. Yahita bajyana muri babiri. Cyo kiza rero. Hoya. None umurangije. None se abajyanye muri babiri. Ngahibaza abajyanye muri babiri. Abantu bashakanye wenda hari reacting igaragara aho hantu relation. Sibyo? None abajyanye muri babiri mugeze muri cyagiye cyo kubaka urugo. Yego. Cyagiye cyo kubaka urugo. Turabyumva. Cyabageni babiri baba bashakanye. Yego turabyumva. So none yabwi akabavuga ati rero sasa mwaje muri babiri mwurira igitanda. Yego. Byagenda bite? Twacyurira. Ese ubwo mwakirira muri babiri? Turi babiri. Yego nyine na gatatu ahubwo. Na gatatu. Ababwiye ngo mukuremo imyenda tukayikuramo.
mwese yego ubwo akurira umwe undareba nyine gutyo nyine nawe no confusing icyo gihe akuramo nawe sibyo mwese mukuramo yego uri kubyumva yego nanjye nkamfite ahandi hantu nibereye sibyo se ukaba uri hehe rero sasa ahandi atari ugusomana nawe yego ese ubwo urumva we waba urihe ndi kumukorakora yego ibintu nk'ibyo yego mu kimwe ubwo yakurira undi nawe areba tu ni pa ya mbere n'iya kabiri yajya kubita pa ya mbere n'iya kabiri ubwo musanze uwo mutipe adashoboye mugasanga mwishakiye kakajama nese tujya gushakana nawe tutabonye ko ashoboye mwabanza mugakora tesite kashoboye mukajya gukora iyo tesite muri babiri se bireke Ivete niba yarageze wese akumva uko bimeze aza kandi abura avuga ati se ni gutya na gutya nanjye twamugana ko turakobwa tuvuga ibintu byinshi yego ameze ati ameze gutya na gutya gutya na gutya ibintu byinshi nyine yego tukabimenya twamara kubimenya rero nanjye namubona physical fit yiwe ati nta kibazo wese ubwo nkawe uvuze physical fit siyo wenda nka physical appearance uburyo agaragara ku mubiri kuki ikintu mvuze mu gihagararo yego uburyo asa yego nyine ubwo narebye mu gihagararo utahera ibintu byose mba nabisoje ariko nabyo biratubeshya njye ntabwo bijya bimbeshya oya birakubeshya ntabwo njye bijya bimbeshya ive yego ntabwo bijya bimbeshya muri make nkawe wenda Yvonne ukunda nk'umutipe umeze gute uri hambo nyine ugaragara gute uteye gute muremure yego utari igisore byatari nyine yarateruye cyane yego unavugisha ukuri nyine nanjye nkabibona nawe ukabibona so noneho tuvuge urugero muravuze ngo mwakora tesite muri babiri nk'ubwo ukoze tesite wenda agukoreho tesite ukumva ni sawa akazakorera no kwa Yvonne ukumva ni sawa noneho nko muri cya gihe cyo kubaka urugo noneho yarangije kugera mu rugo urumva mubaye babiri ntabwo bwa buryo wumvisha uri umwe wabwumva noneho muri babiri oya wowe ufite uko ubyumva twe natwe nitwereka wabyumva kimwe cyane yabimukura njye se amaso yanjye yahumirije ndi hehe ahubwo se urumva mutavugiye kurwanira uwo mujama we ntabwo ari kumurwanira ibyo yamukoreye nabibonye njye se n'iki ntagerageza kugira ngo akinkorere atabikoze rero sasa noneho ugasanga wenda ubwa mbere yarikohoye arabikora noneho mwabaye babiri ugasanga noneho ntabikoze ntabikoze ntabwo bishoboka nawe ugerageza uburyo ki bwose abikora kuko ntiyakubwira ngo ntabwo abigukorera yarabashatse muri babiri je ne sais pas wagigira ntabwo yakuryamana oya ntabwo bibaho ubwo se ntabwo wakihangana wenda mukaganira na Yvette nakihangana ejo ariko uwo munsi bikaba yakihangana ejo ubwo kuko bwaba ari umunsi wa mbere ntabwo waheza ntabwo naheza njye naheza nkazabikora ejo we wapfusha njye kandi twabyumvikanye njye na Yvette azajya akora uyu munsi nanjye ejo mwamujyaho ipari noneho kujya mumusimburanaho cyane umuntu uko yahita apfa apfishwa n'iki se ko yabyibuha yumva yahita apfa yabyibuha yumva gute yabyibuha akayagenda akavuga ati turi gutemba itoto pe aba bantu ntabwo izi mpanga ntabwo zisanzwe none se Yvonne na Yvette hari nk'ibintu byateye muri iki gihe sibyo ugasanga nk'umubebi avugana n'umuhungu wenda uwo muhungu akaba ari umwana mwiza ariko nta mu mufuka afite ugasanga wa mukobwa ahoye uwo muhungu kuko nta mu mufuka afite mwebwe mubibona gute ibi bihe by'iki gihe nyine turimo nyine icyo gihe urumva niba umuhungu umukobwa yakunze umusore kuko nta n'amafaranga afite yego atabigendeyeho
urumva yamukunde nyine urukundo ntabwo yamukunde amafaranga ibyo afite ntabwo abigendeyeho yego ariko niba yamukundiye niba yamwangiye kuko adafite amafaranga icyo gihe uwo mukobwa nakunda umuhungu azamukundiye kuko afite amafaranga yego atayafite rero yagenda uwo mukobwa gushaka abandi aha noneho hari abahungu bajya gutereta abakobwa yego bakagenda bigize banuza ba A1 ba Bill Gates yego nimba ari nk'ibihumbi 10 afite bakagenda kuko ashaka umukobwa bakabisepera bigahita birangira ubwo mu baby akaba yumva ko uwo mutipe afite amafaranga yego namwe mubibona gute mwabigenza gute nyine ikintu nk'umuhungu yaguterese akwirariye akweretse ko afite ifaranga yego wabigenza gute ukabibona icyo gihe urumva twaba tukivugana iki nyirariye ubwo se urumva niba yarinze kunyereka ko nta mafaranga afite akanga kunyereka uko ari icyo urumva nanjye ntamwumva no kumukina agapira noneho ubwo nyine ndumva ari hatari ariko nyine ni ukwigaragaza uko uri nkakubona yego bwa mbere numva impanga za mbere A1 zavuze ati twebwe twashaka umugabo umwe ubwo igihe cyo kubaka urugo umwe akaba afashe ibere undi afashe ukuguru nyine yego byabaho cyane icyo gihe nyine iyo tuvuze ngo twashaka umuntu umwe biterwa n'ibiganiro bihari mwagiranye biri inbox mukabigirana yego wow kado sezerera abantu sibyo dusezera abakurikiranye Mozemax Empire kuko ndabona ikirere kiri kugenda gihinduka ibiganiro nakagaruka A1 ndumva mumeze fresh n'ubutaha tugomba gukorana sibyo ariko ubutaha noneho ariko ubundi muzaze mwitwaje nk'umuhungu turebe ibyari byo nk'umuhungu wenda ukunda aya yo gukinira kuri sheri oya okay ngaho musezera abantu bakurikiye Mozemax Empire ngiye mbanje kubashimira kuba mwaje sibyo kuba nabahamagaye mukaza ibyo ni iby'agaciro dusaba n'abandi baba bafite inyunganizi bashaka kuduha cyangwa inkuru zidasanzwe kujya bareba aho hasi nimero za telefone katubwira ati bimeze gutya na gutya kawa mugira icyo mubwira abakurikiye Mozemax Empire yego murakoze cyane ko dukurikiye kuri Mozemax Empire turabakunda cyane yego murakoze yego sawa tushimiye abakurikiranye Mozemax Empire mwibuke gukanda subscribe like share comment n'abashaka kwamamaza bajye batubwira tubagerereyo